S6PCB karasita zibagirana mu rwunge rwa Mutagatifu Yozefu. Iyi ni promosiyo kuva muri 2016 kugeza muri 2018. Abazi S6PCB y'uyu mwaka wa 2018 bayize bitandukanye n'izindi zahabaye. Izindi classe zabaga mu rwunge rwa St Joseph rw'i Kabgayi wasangaga ari classe zihariye, kenshi ugasanga azibamo abahanga benshi cyane ku buryo wasangaga muri classe amanota ari hejuru. Twavuga ko muri 2016 abantu bagera ku 10 bagize 73. Gusa ibi byaje kugenda bihinduka uko imyaka ihinduka. Twavuga ko wenda ari directeur cyangwa se wenda ari ibindi bishyashya byaje, ahubwo ni promosiyo cyangwa se challenge abanyeshuri bagenda bahindukana. 2016 ni umwaka watangiranye n'icyo twise mu new curriculum based competence. Iyi curriculum yatangiranye n'abanyeshuri batandukanye. Aha turi mu rwunge rwa Mutagatifu Yozefu Kabgayi. Abanyeshuri biga mu mwaka wa 6 PCB ntibazibagirana kuko baranzwe n'imico utatekereza ko ari abantu biga physique, chimie na biology. Aha hari muri 2016 iyi classe yatangiranye rwose n'ibihano. Batangira abantu 49 gusa baje kwimuka ari abantu 47. 2017 babagiye mu wa gatanu hazamo abarokasa aho babonaga ari nk'igisubizo, ahubwo baje classe barayikongeza. Aha twavugamo David Ingweba James, umusore rwose wakataraboneka wabonaga afite vision, ariko nyuma tukaza kubona ko ari mu bakongeje class. Ntiwavuga S6PCB mwibagirwe chef wabo Nizero Ale Fabrice Kabgana wakoze amateka atapfa kwibagirana. Uyu mushefu ntiyatinye rwose kubwira abayobozi ko bahawe igihano, ariko kugikora bikaba ingorabahizi. Byaje kurangira gutyo ko twaje gusurwa n'umurokasa Gahinda Joseph, umusore rwose utikoraho uhumura wagerageje gusanasana classe, ariko gusa imitwe yabigaga muri classe ntiyari kubemerera. Muri iki cyegeranyo turaza kugaruka ku mico yaranze abantu biga mu wa 6 PCB. Turarimo bake cyane. Mwakoze cyane. Ukinjira muri classe ya S6PCB ubura icyapa cyanditseho hejuru ngo S6PCB ni hagati y'umugabo muremure witwa Bizindavyi ndetse n'umugabo witwa Nongera Anastase, prefet de discipline. Aba bayobozi bombi bashyize classe hagati yabo kugira ngo babasha kuyikontrola. Gusa igitangaje nuko ariyo classe yitwaye nabi mu myaka yose yahabaye. Ese wavuga ko byatewe n'iki? Mbese ko abayobozi bayibaga hafi n'ibyaterwaga n'iki? Turaza kureba zimwe mu mpamvu zabiteye, turebe n'icyari gukorwa kugira ngo iki kibazo gikemuke. Ku ikubitiro habanje kwirukanwa abantu tutavuga mu mazina kuko iki kiganiro ari private. Ikintu cyanze classe ni urusaku, ubwo haje kwaduka imvugo yitwa imigani. Ibi byaje kuzamura umwuka mubi hagati y'abaklasse kuko byatumye bamwe batisanzura. Ibi byazamuwe n'uwitwa ngo ni umuhanzi artiste. Ibi by'imigani birazamutse bisakara ikigo cyose biturutse muri S6PCB. Ibikwavu, imigani ni ibintu byose byaturutse muri class. Ikigo kiba kirakongejwe. Akimana Innocent mu magambo ye, era class yaranyobeye rwose, sinzi kuko nshobora kuzabirukana bose. Simuteze Donatien wari prefet de discipline mu mwaka wa 2017 na 2016 ndetse na 2018 mu gihembwe cya mbere, avuga ko iyi class we bishobotse bose yabirukana ahubwo akazana abandi bashyashya. Nge simbyumva kuno umuntu yabananira bojye mu bahereza barafasha barazariste bazabashobora. Uyu mufrere Donatien yaje kwimurirwa hitwa Saint Louis Rwamagana, asiga umuriro watawugezeho. Abanyeshuri
ntiwavuga ibindi bagirwe ko bananezerewe kuko bagize amatrip atandukanye n'umwarimu wabo Bizimana Bernard, umwarimu rwose banashimira cyane wabigaragarije. Sinasoza ibi ntavuze ko abo banyeshuri bageze aho bakora ibizamini bya leta bakanyujijeho, aho binjiranye amakwasi atandukanye Fato, Bobby ndetse na za Rokoke. Aho twavugamo nk'abasore b'intakoreka Banamana Didas, Israel Fabrice, Primo Yannick, Thierry, Benjamin, Gacha ndetse n'abandi bose nabigaga muri class na bashiki babo utakibagirwa Koko, Sanati, Anje, Wakanda, Wakaso ndetse n'amakanika n'abandi bose. Nkora iki kiganiro ndashaka kubiyibutsa, narabakundaga kandi ngaboga ku mutima. Nge nari Paliri Bello, classmate wa S6PCB. Mwakoze gukurikira ikiganiro, tuzahora ubutaha. Holy Beat Murder. Ndabizi neza